Ndagushimiye aho ufunguye iyi video kugira ngo tubane, ikaze kuri uyu muyoboro ya YouTube by Mind TV. Nimba ari ubwa mbere tubonye, urasubscribe, urakunzogera kugira ngo nitujya dusohora video igihe kugeraho mu buryo bworoshye. Uyu munsi tugarutse kuri cya kiganiro cyacu umunzani wacu rero ugiye kuwushyiraho aba bantu bombi, murabazi kandi cyane ku rubuga rwa TikTok. Aba bombi ni ababyinnyi, Brown, General Benda. Tugiye kurebera hamwe urugendo rwabo, ibigwi byabo, ibyo bakoze kuva bakibyinjiramo, bagifungura urwo rubuga kugeza ubu ngubu. Ikindi turasoza bamaze kumenya urenze undi, uri hejuru y'undi muri make. Tudatinze rero, reka dutangire. Duciye kuri ruhande rwa buri umwe. Likingi iyi video ubundi twikomereze. Ari ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2020, ubwo aka kavideo kasohokaga kanyuze kuri akaunti ya Titi Brown. Aka video rero ndakubwira yuko ariko kabanjirije izindi, kuko niko kagezeho mbere. Ugiye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 3 umwaka wa 2020, uwitwa General Benda nawe ari bwo yashyizeho aka ngaka. Birumvikana ko bose baje mu 2020, ariko Benda yabanjirije Titi ho amezi asanga 7. Barakoze ndetse cyane, ariko General Benda we yashyizemo courage kurusha Titi Brown. Gufasha amavideo ari kuri akaunti ya General Benda yavamo byibura yakikuba inshuro, yakigabanyamo inshuro nka 7 cyangwa 8. Bivuze ngo afite amavideo akubye ya Titi nk'inshuro 7 cyangwa 8. Barakomeje barakora, ariko umunyarwanda yaciye umugani ngo amahirwe y'intama siyo y'ihene. Titi Brown yageze gutya arafungwa. General Benda asigara akora byinshi kandi byiza, twarabikunze turanabibugaragariza. Aho yakoze igihe kingana n'imyaka 2 Titi Brown agifunze ataragaruka. Aho igihano cye kirangiriye, agarutse yaraje arakora ndetse cyane. Nureba neza urasanga aho yagarutse ari bwo yakoze cyane kurusha mbere ataragenda. Abahanzi bakomeye baramwakiye neza, ko bamwakirije akazi.
urugamba rwa Titi Brown nuko rwatangiye, ndetse yaranakoze cyane yikubye ibyo yakoraga mbere kugira ngo ubuzima bukomeze, kubera yuko yashakaga no gukuramo icyuho yari asanzemo. Aba bose barazwi kandi baranakunzwe. Izi ni zimwe mu ndirimbo zikomeye bagiye bagaragaramo. Reka duhere kwa Titi Brown, indirimbo yitwa Jugumira, urayizi, Chris Easy, Kevin Kade ndetse na DJ Philipita. Iyo ndirimbo Titi Brown yayibyinnywemo. Indi ndirimbo kandi bayita Moromita, Kenny Soul na Nelly Ngabo ndetse na Gati. Naho General Benda we yabyinnye muri izi ndirimbo yitwa Munda, Kevin Kade, On God nayo murayizi. Reka rero tudatinze turebe uduhigo bagiye baca, ibyo bakoze muri uru rugendo rwabo rw'imyaka isaga 4 ishize. Uhereye ku byo bamaze kumva, wumvisha ari indi urenze undi? Andika muri comment. Ariko se tutagendeye mu Kigali ubundi bakoze iki? Ibi nibyo tuje kureba. By'ukuri yataje muri by'ufana, Titi Brown ari hejuru cyane ya General Benda. Aya uri kubona ni account yabo ya TikTok muri uyu mwaka wa 2024. Uri kubona uko ahagaze. Titi Brown afite abamukurikira 116,000, bagira like miliyoni yuzuye. General Benda afite abamukurikira barenga 275,000 barengaho, akagira like miliyoni 5,900,000 zisanga miliyoni 6. Ariko se barusha Titi Brown twabyita yuko amurusha? Mu by'ukuri ntago banganya, kubera yuko batangiye mu gihe kimwe, ariko ntago ibintu byabo byagenze kimwe niko twabyita. Ibi ngibi General Benda yabigezeho mu myaka 4, naho Titi Brown abigezeho mu mezi 8 yonyine ashize afunguwe. Titi kandi yakoze performance nyinshi, yitabiye ibirori byinshi ku ma stage yagiye atandukanye arayanyeganyeza, mu gihe General Benda biracyari inzozi. Ibyo bishyira cyane imbere Titi kurusha General Benda. Ndagushimiye wowe wafashe umwanya ukareba iki kiganiro. Abanaga nanjye Theobald Wizdora.
subscribe, kore no kunzogera kugira ngo ikizasohoka ejo kitazagucika. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza.